Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, hadithi y'umunsi ijyanye n'ibihe tugezemo ni hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam igira iti: man qama laylatal qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Uzakora igihagararo cyo mu ijoro rya laylatul qadr afite ukwemeranya ko ndetse aniringiye ingororano kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azamubabarira ibyaha yakoze mbere. Aya ni amahirwe rero muntu urimo kunyumva ko iyi minsi biharwe itagucika. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashishikarije abayisilamu kuba bashakira iri joro rya Laylatul Qadr mu minsi biharwe ya nyuma, umunsi wa 23, 25, 21, 27, 29, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala nge namwe azadushyire mu bazabona ingororano z'iryo joro bagakoramo igikorwa Allah akakibakirira, ndetse Allah aturokore umuriro wa jahannama twese hamwe, ndetse anababarire abatabarutse muri twe ari abayisilamu rero. Ndetse ndanabifuriza kuzagira umunsi w'Eid mwiza, ndetse uzishimire ibikorwa uzaba warakoze mu kwezi kwa Ramadan. Duharanire ko twagera kwa ziriya mbabazi n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair.